hari utuntu dukunze kubona ahantu henshi, rimwe na rimwe tukaba tutazi icyo dusobanura. Hari igihe tuba tutatwitayeho cyane. Uyu munsi twagutegurira udukoryo dukoranye na bimwe mu bikoresho dukoresha buri munsi ariko tutazi impamvu yatwo. Bimwe mu bikoresho byo mu kazi ka buri munsi bigiye bikoranye ubuhanga n'udukoryo tugora benshi kumenya impamvu n'imvano yatwo. Iyi nkuru ikimaze tujye kurebera hamwe utu tuntu n'utuhe tumaze iki n'inkomoko yatwo. Akambere, akenge ko kuri lavabo. Ni kenshi abantu benshi bakoresha lavabo mushobora gusangamo akenge handi munsi gutya ya robine, ariko ukaba utakibaza cyangwa se utabitekerezaho uvuga ati akanundi kamaze iki. Niyo wabitekereza ukabona igisubizo bifitiye ndetse ntunabitindeho. Ariko icyo nakubwira nuko akakenge karinda umwuzure. Uti gute? Mu gihe waba wibagiye gufunga lavabo yawe ushobora kwigendera ukaba wibagiye kuyifunga. Akarere icyo kamaze ni ukuba kayobora y'amazi yose mu gihe yuzuye, kakayagabanya kayamanura mu matiyo yabigenewe kugira ngo asore amazi mu nzu. Urumva ko aka gashobora kurinda ibyago bitandukanye harimo n'impanuka. Urabizi mu nzu haba harimo n'amashanyarazi. Aka kabiri, hari agafuka gato gashyirwa ku ikote. Uti wow, yego aka kantu abenshi turagakoresha mu makwe hose mu buryo bwo kurimba. Tugashyira gutya ku ikoti ku gafuka gato kaba kari ku gituza. Ariko se aka kantu ubundi kamaze iki? Kakomotse mu kinyejana cya 18 nibwo agafuka gashyirwa ku gituza ku ikote rya kositimu katangiye gukoreshwa. N'uyu munsi aka gafuka karacyashyirwa ku makote, ariko ntabwo ari benshi bazi icyo gafuka maze cyangwa se gasobanura. Gusa amateka agaragaza ko icyo kamaze ari ukubika itike. Yego, itike yo mu gitaramo, bisi n'ibindi byose, fagitire, utuntu nk'utwo. Iyi tike ivugwa hano ntabwo ari amafaranga, ahubwo ni agapapuro uhabwa nyuma yo kwishyura serivisi. Aka gatatu, akabara kaba ku ipine. Niba ufite imodoka birashoboka ko ujya ubona akabara gato kaba kari ku ipine. Ako kabara hari igihe kaba ari umuhondo, umutuku cyangwa umweru. Hari abagira ngo ni irangi ryatakayeho by'impanuka, ariko sibyo, uko buri kabara gafite impamvu ituma gashyirwaho. Akabara k'umutuku gasobanura ko iyo pine ifite ubushobozi bwo gushyirwa ku modoka zitwara ibintu biremereye cyane. Naho ibara ry'umweru bisobanura ko iyo pine yanyuze ahapimirwa ubuziranenge bw'amapine mu ruganda bagasanga nta kibazo rifite. Ibara ry'umuhondo rishyirwa ku ipine igiye kujyanwa mu isuzumiro ry'amapine mu ruganda ngo harebwe niba yujuje ubuziranenge. Aka kane, utwenge tuba kuri ekuteri za iPhone. Utwenge tuba kuri ekuteri za iPhone ntabwo ari umurimbo, ahubwo dufite umumaro wo gusohora ingano y'urusaku rw'amajwi adakenewe mu kugabanya umuhindo vibration, kugira ngo amajwi yinjira mu gutwi aho yungure neza. Niyo mpamvu uzumva iPhone ekuteri zayo ziba zikubita fresh. Hari abakeka ko ako kenge icyo kamaze ari uguta cyangwa se gufata amajwi, recording voice. Hoya sibyo, ni ukuyungurura, ni ukugira ngo gasore amajwi adakenewe y'urusaku. Naho aka gatanu, umubare wa 57 uba kuri ketchup. Ntabwo ari abantu benshi bazi imvano y'umubare wa 57 wanditse kuri ketchup. Uyu mubare ufite inkomoko mu mateka y'uruganda rukora izi ketchup rwita Heinz. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, Henry G. Heinz washinze uru ruganda yabaze ibicuruzwa amaze gushyiraho ku isoko. Yabaze ibicuruzwa yari amaze gushyira ku isoko, asanga ketchup ni igicuruzwa cya 57. Ashyira ku isoko mu musanzwe, nuko akita izina rya Heinz yongeraho umubare 57 nk'uko mujya mubibona kenshi cyane. Naho gatandatu, marije y'uburyo mu makaye y'imirongo. Hari abibeshya ko marije y'uburyo cyatumwe icibwa mu makaye y'imirongo ari ukugira ngo mwarimu ajye abona aho yandika amanota, ariko sibyo. Ahubwo abakora aya makayi bafashe umwanzuro wo gushyiraho iriya marije kuko kera amakayi yaribwaga n'imbeba. Iriya marije icyo igamije no kugira ngo igihe imbeba iriya ikayi ihereye ku ruhande haze kubaho amahirwe yo kuba itangiza ibyanditse kuri iyo kayi. Yego, nuko bimeze. Naho karindwi,
akenge kaba munsi y'ingufuri. Ingufuri zikoresha mu gufunga inzugi n'ibipangu, bigatuma zizamo ingese uko ziba zinyagirwa birumvikana. Ingese ituma ingufuri yanga gufungika cyangwa gufunguka, bigatuma hari abafata icyemezo cyo kugura indi ngufuri. Abantu bake nibo bazi ko kariya kenge iyo ugashyizemo amavuta ingufuri ihita ikira. Ni bake rwose. 8 cyangwa se ku mwanya wa 8 hazaho agasego k'umutwe mu modoka. Mu modoka aho abagenzi bicara hakunze kuba hari akantu kameze nk'umusego umuntu arambikaho umutwe. Wakoze imodoka agashyiraho aka kantu mu cyongereza bita headrest. Ntabwo byamutunguye. Icyo kamaze ni ukurinda imitsi y'ijosi ngo idacika igihe imodoka ikoze impanuka. Akenshi aka kantu gakunze kuba ari akantu gashingukamo ku buryo bworoshye. Impamvu yabyo ni ukugira ngo umuntu yifashije amaguru yako mu kumena ibirahure cyangwa se ikirahure cy'imodoka igihe imodoka ikoze impanuka cyangwa urugi rw'imodoka rwanze gufunguka. Ku mwanya wa 9 haza inyuguti ya R iri mu kiziga. Inyuguti ya R iri mu kiziga twese dushaka ko atazi kimaze. Isana ko ijambo ribanjirije ari izina ryandikijwe mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kwandika amazina y'ibicuruzwa. Iryo zina ryitwa trademark. Umuntu cyangwa ikigo barandikije izina ryabo muri trademark office ukarikoresha bakujyana mu nkiko. Ku mwanya wa 10 ari naho dusorezaho akenge kabakwira ati. Niba warigeze wibaza impamvu akenge kabakwira ati icyo kamaze n'amavu yako, rwose ko biranoroshye cyane. Kari akenge kamaze mu gihe gusa ushaka kuyimanika ahantu ku musumari, ku gikuta n'ahandi nk'uko bamwe babigenza kuba bamaze kumenya impamvu yako. Aha ndagushimiye cyane wowe wakomeje cyangwa se washishikajwe no kureba ino video, kama gushimira kuba uyirangije. Niba wishimiye ino video tera inkunga, tanga igitekerezo ndetse n'inyunganizi. Akarusho no gukora subscribe biraba ari ibintu byiza cyane kuko bidutera courage gukomeza gukora utuntu twiza nk'utu ngutu. Nubure gukora subscribe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao.